Turirimba indirimbo ya 306. Twishimire umunsi w'Imana, tubona ibyishimo, n'umunsi turuhukiraho, tuvuye mu mirimo. Imibabaro yacu ikuweho, no kwiganyira kose, n'umunsi abakuru n'abato basingiza Uwiteka. N'umunsi abakuru n'abato basingiza Uwiteka. Imana yarangije byose kuri uyu munsi mwiza, kandi niho Kristo yazutse, urupfa runesheje, ngo dukizwe ibyaha n'ingeso mbi, maze atwoherereza umwuka w'Imana ihoraho, wamanutse mu ijuru. Iyo tugejeje uyu munsi, tubona ubukiriro, tuba dusa n'abasohoye ahitwa paradizo. Twari tuguye umwuka ukabije, none tubonye amazi, kandi si twasezeranijwe, tuba tuyigezemo. None ingoma nyinshi zavuze guhamagaza abayo, bateranire gufungura ifunguro ry'Imana. Ubutumwa buramurikira bose abo mu mwijima, kandi busa n'amazi meza ahembura imitima, kandi busa n'amazi meza ahembura imitima. Nuko dusaba Imana iduhe uwo mugisha mushya, kugira ngo tuzasohore mu bwami bwo mu ijuru. Niho tuzajya duhimbarisha ijwi ry'umunezero Data wa twese n'Umwana we,
kandi n'umwuka wera data wa twese n'umwana we kandi n'umwuka wera